oya turirimbe. Aha, niyo ngiyo. Ngo tumbira Yesu wenyine. Iriya ndirimbo mushaka kumva ukuntu igihe cyose nabaga mfite stress n'ibibazo nayicurangaga umutima wanjye ugahembuka. Yaba nutinye mutima wanjye aha I cannot see you there. Nobody kukubona mjina. indirimbo nge nkunda yindi Yesu mu bwato nuko ntazi kunayitera. Murayizi? Muyimbe twumve. Imwe mu bwato asinziriye. Oya turirimbe. Aha, niyo ngiyo. Ngo tumbira Yesu wenyine. Iriya ndirimbo mushaka kumva ukuntu igihe cyose nabaga mfite stress n'ibibazo nayicurangaga umutima wanjye ugahembuka. Yaba version ya kera na version nshyashya yose ziragufasha. Inshyashya yo iratuma mbyina cyane, ituma mbyina mu cyumba nkazenguruka. Ya kera yo igatuma mpimbaza Imana nkayishimira. Ese ashimwe cyane. N'umukozi w'Imana twubaha, dukunda, dukurikirana kure. Ndatekereza twigeze kujya kuririmba rimwe muri Guérison des âmes bakiri Gisozi, right? Nibyo twigeze kujya kuririmbira badutumiye mu kitanye cy'urubyiruko tujya kuririmba. Twari tukiri batoya, wambona icyo gihe ukambona n'uyu munsi wabona ko icyubahiro cy'Imana cyiyongereye. Ese ashimwe cyane. Ariko icyo gihe cyari cyinshi ariko mu buryo bwihishe, ariko uyu munsi kiragaragarira isi yose. Ese ashimwe cyane. Vuga ngo Yesu agira neza. Ibinure byose nibyo Uwiteka Imana. Hallelujah. Zamuri Imana icyubahiro. Yego. All the facts are of the Lord our God. Amen. Munyemere rero natinze twakire intumwa y'Imana yadutumweho uyu mugoroba kugira ngo itugeze ijambo ry'Imana, twitegura kwishima no kwihimbaza nyuma yaho kugeza dusoje. Munyemere ku maguru yanyu basaye muhaguruke twubashye intumwa y'Imana, umunyabigwi, umubyeyi mu itorero ry'u Rwanda twubaha, sinzi ko namuvuga. Twagenderewe n'abakozi b'Imana bagenzi bacu ngira ngo mwababonye. Reka muri uyu mwanya n'ubundi mufashe tubakire Crisson Ndasingwa and Joy Gatabazi. Hallelujah. Let me hear the drums. Can the drums praise God tonight? I knew they were distracted. That's why I said, let me hear them. Let me hear the drums. I cannot hear you. Hallelujah. If you are here, Niburi Hano, and you can pray, I want you to begin to pray. I want you to begin to praise God with your own words. Hallelujah. Can we minister to God? Can we minister to God? Can we bless the name of the Lord in this place? Oh, hallelujah. I cannot hear you. I cannot hear you. Don't wait for me. Don't wait for anybody. You are here for the Lord. You are not here to see a man. You are here to see the glory of the Lamb of God. The Bible says we are seated with
Christ in heavenly places. That means in the realms of the Spirit, you are before the throne of the Lamb of God and you are worshiping Him. You are not in Remera. In the realm of the Spirit, you are before God. I want you to act like you are before the Lamb of God. Pray somebody. Worship the Lord. Lift up your voice. Lift up your voice. Father, we worship you. We worship you. We worship you. Thank you for your presence in this atmosphere. Thank you that we belong to you. Thank you that you are ours and we are yours. Thank you that nothing can separate us from your love. Thank you for the great and mighty works that you have performed in our lives, mighty God. We worship you tonight. Chirushimana maboko na chirushimana imbaraga nacho na chirushimana maboko hari chuzi na chirushimana Chirushimana maboko Chirushimana maboko Hoya nacho Chirushimana imbaraga Nibura umuhamya wo kubihamya vuga uti nachirusha Chirushimana maboko nacho
Vuguti. Aramakishe. Aramakishe. Clap your hands for Jesus. Come on, somebody celebrate. Let me sing one more song. Reka ndirimbe indirimbo imwe. Bakimbwira ngo nzaririmba. By the way, this is my favorite worship team. Minister to somebody tonight. Come on. You know, I'm a pastor and normally I preach here and there sometimes. Come on, pastor. So I minister to God, but I also minister to people. But this time I'm going to minister to you through a song.